wawe se wakomeza gukundana nawe se utitaye ku byabaye ntabicishije amatsiko ni mukurikira uko byagendekeye Shimwe na Valeri bavugwa muri uyu mukino. Abantu batangiye gusohoka mukanya na Valeri arabasohotsoga nagereza duhobere turamukumbuye akarasa amaze mu mahanga ibyo byose imbike pe yagize amahirwe ararangiza ahita nabona akazi yongiye ahubwo njye natunguwe no kumva dutelefona ngo agarutse mu Rwanda nibwira ko azagumya agakora iyo ngiyo wenda akajya akaza kudusura kongera agasubirayo buriya wenda yishyizemo akanyabugabo yumva ko agomba kugaruka ntitube twenyine yego ntibyoroshye nyuma y'ibyago umuryango wagize ariko nyine Foruga Valeri yafashe icyemezo gikwiriye naza abe hafi ya mama guhunga ibyago n'agahinda si cyo gisubizo kuva papa na Kesi bagambanirwa bakicwa na bariya bagizi ba nawe urw'agashinyaguro ndetse na mama bakamusigira ubumuga budakira ubuzima bwa Valeri bwahindutse amarira gusa ntimushobora kuvugana kuri telefone atarira birumvikana Foruga kubera ko byabaye amaze kujya kwiga ntiyabasha kuza gushyingura papa wanyu n'abasaza be ntazi uko mama ameze uretse amafoto twamwoherereje kuri telefone maze nanjye wabashije gushyingura papa simbasha kubyakira ariko rero uko bimeze kose ibyawe si nk'ibya Valeri kuko we ntiyabashije kuba yari ahari kandi yabyifuzaga uruganda umura azagera aho byakira akomere cyane cyane ko agiye kurongorwa Ishimwe azamwibagiza byose amuha abana hanyuma ubuzima bukomeze ikindi kimpangayikishije papi ni uko tutigeze tubwira Olga ko mama atigeze abasha kongera kugenda ndimo ndibaza ukuntu Valeri ari bubyifatemo nasanga mama agendera mu kagare byihoreresha papi sinshaka no kubitekerezaho kuko binteye ubwoba cyane papi ubuse Valeri naza duhite tumubwira uko ibintu bimeze we cyangwa tumureka abyibonera ageze imbere ya mama papi ndumva nongeye gukomereka nk'uko byari bimeze mu minsi ya mbere umva uruganda abantu batangiye gusohoka reka twigire imbere turebe tujye hariya aho Valeri ahita tubona neza ahubwo nguriya arasohotse mbega ukuntu wahindutse ubu Valeri inkumi nziza cyane uraho Valeri Valeri ndabona ufite imitwaro myinshi ujuje nk'uko wabivugaga se ibyo byinjinje rwose uruganda ntabwo nje njyenyine rero ndabibona musuzi mugenzi wanjye tuzanye muraho se ntimwamwibwiye ni Ishimwe fiancé wanjye Ishimwe dore uyu ni Olga na mubyara wanjye ese nari mazi ku mafoto Valeri yahoraga tukubwira twishimiye rwose natwe kukumenya hanyuma se turajyanirana cyangwa wowe hari abandi baje kukwakira nawe ntabwo pe umukecuru wanjye asigaye atuye mu cyariyo ariko hari inshuti yanjye Yive yumva ari mu nzira aza kundeba Ishimwe rero twavuganye ko tubanza kugera no mu rugo iwacu ariko se mfite ikibazo mama rero ko mutazanye kunyakira ntiyaramwumbuye cyangwa papi ntimwongere ko rero mwasigiye igikona ntekeye igitoki n'isombe ndakumva nta mwanya munini wo kuvuga ukambwira amakuru turaho nk'ibisanzwe nanjye ndaho nk'ibisanzwe mu rugo musaziye muzana buturamo ko aricyo nakatiwe se nuko byakira nyine ariko igihe cyose nari narahereye nkubwira ngo ureke iyo ngeso yo kwiba
amaherezo yawe yaraye yo kwica abantu no gufungwa burundu koko urabona ko ibibazo wadushyizemo gaku unurubwo washyize ku muryango maze niba wunje mu ruzamu n'ibyo bigambo n'inyigisho zitamaye agaciro ujye ugumye mu rugo urumva nishaka nzicwe n'inzara nako nta nicyo nzaba niko gaku ujya wicara ugatekereza abantu wishe nibura ngo wihane niko utekereza Simoni n'abahungu we wicishije imipanga ubu umugore we akaba afite ubumuga agendera mu kagare mana we maze ntushima mukangu nshima iki ibyo byose nabikoreraga nde si mwebwe nabikoreraga umuryango wanjye ngo ubeho neza warawukoreye utagira icyo mubura ngo ubone igitenge cyiza cyo kwambara none urampindukanye kuko utakinkeneye nta nyiturano y'abagore koko ukavuga utyo koko gaku niko ibyo ukangisha ngo wavunikiraga urugo ni ibihe birihe ibyo wibye birihe byakumariye iki mvura mukangubana gira uva aha ngaha nta nduru yawe nshaka nibyo ndagiye gusa hari ikindi nashakaga kukubwira ni iki se kivuge vugende kiravuga umwana wacu Ishimwe araza none ngo ishimwe nyine agarutse mu Rwanda se hazajya heza ko wikanze ntushaka kubona umwana wawe sinshaka Ishimwe mu Rwanda araza rero araje asange mba mu munyururu yarasize ndi mu rugo ndi se w'abana none nitwa umwicanyi urumva se nawe nari gukora iki ngo mubuze telefone yadutumaho ko yarangije kwiga ko atashye mu rwamubyaye akaza gushaka akazi ajya heza ndetse ngo ashobora no kuzanirana na mucuti we bamenyaniye iyo mu minsi mike bagakora ubukwe muri mubwire wa mugore we ibiki ubimenye yabize abagore n'akarimi kanyu muvuga kubi muravuga mukanavuga gusa uramenye ntuzibeshye ngo ubwire Ishimwe icyo mfungiwe urumva nzabigira nte nambaza ngo urihe nzamubwira ko urihe nimubwira se kuri mu munyururu uzamubwira ko umaramo iki mbwira se ariko se umva mubwira ibyo birakureba nushaka uzamubwire ko napfuye nibyo byiza yego mana ariko ntuzibeshye ngo mubwire icyo mfungiwe ndakwiyamye wa mugore cyo rero ukankubana unyumve umuhungu wanjye Ishimwe ntabwo yakwihanganira kumva ko se yishe abantu yari n'umujura kabuhariwe mu gihe yirwanya akabona ishuri ngo agire ubuzima bwiza uranyumva ntihazagira ikimwaro kimujyaho ubyiteho kandi ubyumve warakoze gusa ndumva uhangayikishijwe n'umuhungu wawe ye yego nyine humura ntacyo azaba ahubwo sinari nzi ko wagira uwo mutima n'abahungu ba Yerevaniya na Simoni wahitanye maze akarimi kawe niko kashingirira buri munsi ntongeye kuburira mu munyururu umva mbese iryo joro iyo utanongera twari kwibaniza tugatanga dufata ariko itongera ryawe mukankubana iri tererano rwose urasubiye kandi cyane mva mu maso tutaha rwose aha njya nibaza niba ari wowe wabyaye Ishimwe bikanyobera kuko muratandukanye cyane muratandukanye rwose ubwo ufite uwo mwamubyaranye nta mutima ugira kandi urishyura ibyo wakoze ariko gakuru ntuzasubiza umuryango wa Yerevaniya ibyo wawambuye abana n'umugabo we wishe none nawe akaba adahaguruka ni nacyo kimbabaza genda rwose uvuga uvuye aha n'ubundi narize kuzamo no kunshingirira nta kindi umva mbese nanirwa kwihana Valeri mwana wanjye ihangane kuko ukwiriye kugira nta n'ikintu wabasha gushyira mu kanwa ihangane mwana wawe mama ndeka kuki koko ibi byose mwabimishe kuki koko mwamishe kutabasha kugenda bakomogaje Valeri mama yanze ko tubikubwiye yari yarabitubujije pe yangiye iki se njye simbyumva pe bwari uburenganzira bwanyu bwo kumenya amakuru ya mama bwo kumenya ukuri sinshobora kwibabarira imyaka yose nabayeho ntazi ukuri pe Valeri nanze kugumya kongera agahinda kawe ntiwari wabashije kuza gushyingura so n'abavandimwe bawe sinari rero gukurikizaho kukubwira ko mvuye mu bitaro ngendera mu kagare ntabasha no guhaguruka biteye agahinda pe biteye agahinda
Valeri yari yarambwiye ibyabaye ku muryango we ariko sinari nzi ko harimo ubugome bugejeje aha. Sheri Valeri ihanganisha komera pe. Ndakumva. Birenze kwemera pe. Ihangana ariko. Ibintu twakoreye birarenze. Tumvikana. Ngenda n'ubu sinumva abagome. Bari babonye amafaranga bashakaga kuki bagombye no kunyicira papa na basaza banjye bakagira mama gutya. Bari gatumwa mwana wa banyiciye abahungu wehe mwibutsa abahungu banyebeza cyane. Mama bagire mama wakihanganye koko. Ihangane mama. Nizere ko abakoze ibintu ariko ababagize batyo bafashwe bagahanwa by'intangarugero. Bafashe umutware wabo ubu warafunze ariko abandi bose bo baracitse. Ariko ibyo byose ntacyo bivuze. Ntabwo bazahanagura ibyabaye ntibibaho. Ntabwo bazagarura abo twabuze. Ntibazagarura papa, ntibazagarura basaza banjye. Mama koko nzakora iki? Nzakora iki? Bagize nabi bitavuga agahinda kawe ndakumva kandi nanjye wumve ko ibikubabaje nanjye bimbabaje. Valeri ihangane ni ukuri kandi nizera ko ubutabera dufite mu gihugu bwabahaye igihano gikwiye. Igihano kihe? Kuba uwo mugabo ari mu munyururu abaye iki? Ari icyo abayera? Umugore n'abana be ntibamugemurira, baramusura, barakura bareba, abandi baracikanye ayo mafaranga bakaba batarafatwa. Naho twebwe ibyacu byararangiye ntitukibabona. None ngo ubutabera oya igifungo ntabwo gihagije. Ceceka Valeri, ceceka rwose ko ntacyo wakora, ntacyo wabikoraho nta na gito. Imana niyo yonyine ibizi. Nibyo Valeri, ubutabera bwakoze icyo bwagombaga gukora. Ubutabera ese wagira ngo bugarure abapfuye? Bari gushoboka. Imana nizi impamvu yabatwambuye yemeye ko biri. Oya mama, rekeraho. Nibyo uvuga, rekeraho rwose. Ntihagire n'uwongera kumvugisha mbaye nisohokeye. Ihangane mwana wanjye, garuka. Mama, reka umunsi uteye agahinda. Uyu munsi unyibukije wa munsi wari wuzuye amaraso. Gusubira mu byabaye byose binyongereye ibikomere no kubona agahinda kose ka Valeri. Ndabinginze mwihangane reka ndabivare ngerageze kumwihanganisha. Valeri ihanganisha akabazo kawe ndakumva gusa icyo nakora ngo nguhoze kumva turi kumwe muri wenyine. Mbabarira wihangane rwose. Ndakumva. Muri iki koko? Ihangane. Nageze mu Rwanda nkaba negereye abagizi ba nabi, abicanyi b'abanjye nakundaga. Ko numva umujinya n'agahinda bingeze ahantu, ko numva bifite urwango mu mutima wawe. Oya Valeri, ugatuma urwango rutaha mu mutima wawe. Nta kuntu rutabutaha. Nabo barimo babishyura ibyo bakoze, sibyo? None se babaye iki? Ntibafite imiryango yabo. Ntibeshye ko batuye Valeri. Imana ntiyazemera. Umva Valeri, teka amatwi mbwiremo. Urambwira iki? Nzi neza ko buriya nta mutima uhora ubarya bicuza ibyo bakoze. Babana n'ikimwaro ko n'imiryango yabo. Abana babo bafite isoni zo kwitwa abana babo bicaye. Bararya ntibimanuka. Valeri, tujye dushimira Imana ko tudafite imiryango idukoze isoni. Reba mama wawe ukuntu yababaye. Ariko aracyari intwari, abasha kwihangana. Ishyiremo akazi tutavaho umusubiza inyuma. Ndakwinginze rwose ihangane Valeri, turi kumwe ndagukunda. Tuzafatanya muri uru rugamba. Nzaguhoza
nzaguha umuryango sheri yiyegamira aha mu gituza cyane nzaguhora hafi Valerie ajya rwose iyo nakugira mba narasaze pe uyikomera rwose ntibishoboka ngo papa yarazimiye mama ibyo ni ibiki urabeshya cyangwa urumva nakubeshya ishe soga kuba yagiye mu mahanga ntiyigeze agaruka imyaka ibaye iyi 3 njye simbyumva rwose kuki mwabibishe se ahubwo none wagira ngo ngire ntishe mubimbwire iyo wabaga mu mahanga nari kukubwira ko so yantaye ngo ukora iki nawe sinatekerezaga ko uzagaruka mama ndakumva hari igihe twavuganye kuri telefone ndabyibuka hari nabwo mwambwiye ko mwaje ku isambu nkakubaza impamvu kuki nta kindi mwambwiye mwana wanjye ishimwe rwose nyumva nari kugira izi rwaserera zose zo guta umutwe izo guhambira ibibazo byose mfite nkajya no kukubwira ngo so yarantaye ndabyumva mama rwose byumve ihangane nta kundi ndumva warahuye n'ibibazo bitoroshye urabivuga urabizi ko nagize imana ukanyohereza udufaranga naho ubundi ko ijuru ryari rituguyeho mama ndakumva mwana wa ihangane nta kundi ndabyumva ko wahuye n'uruva gusenya gusa nuko wamishe ko papa yazimiye nari ko kuba hafi kurushaho nuko bimeze ubu nta gakuru ke na gato koko muzi rero muzi niba ariho cyangwa yarapfuye njya numva ngo ariho sinzi n'uwigeze kumbwira ko yamubonye nibyo ariko sishe uragira ngo nkore iki uko ndeba urabona nabasha kugiye mu mahanga gushakisha so mama ndakumva birandenze rwose humura sinari nzi ko papa yaguta akajya kwibereye mu mahanga ariko humura naje nturi wenyine ntugume guhangayika rwose eje karame ntuzasubira iyo mu mahanga wabaga se oya mama ko narangije kwiga se nagarutse mu gihugu ngiye gushaka akazi nkore ubundi nubaka urugo ngo haruzukuru waza kujya he koko iyo wigumira iyo ngiye she mama ntibishoboka ntibifuzaga ko nagaruka rero uzujya he koko n'ibyo bibazo byose unsanzemo n'ubukene n'izo rwaserera natewe na soko humura mama witwiheba ndakwinginze rwose ubu ntabwo uri wenyine nzakwitaho mwana wa ndabizi kugira umutima w'urukundo gusa isoga kuba papa mwihorere mama ndakwinginze rwose nimara kuruhukaho gato nzaza tuganire neza umbwira uburyo yagiye ahasigaye nzajya kumushakisha atahuke agaruke mu rugo rwe ye kubunga amahanga kandi akuze utekeshe nzajya kumushaka ngo ujya gushakisha so cyane rwose uramenye kubera iki ndakwiyamye ndakwihanangirije ntuzagiye mu mahanga iso naramwibagiwe ngahore nawe umwibagirwe kora nkaho yapfuye nkaho atakiriho ariko mama ntibishoboka nicyo nkaho data yapfuye kandi akiriho kumusaba ibidashoboka mama uzamubona heza nawe ndabona ntazi uko umeze rwose wagira ngo hari ikintu nkinzi ntacyo nikoze kubona wihereranya ibintu ntacyo umbwira ugiye kisarize we cya gahunda z'ubukwe bwawe na Valerie niko kutaratangira kumva imirimo y'ibyo nzagufasha ishi humura turacyakundana ndetse turacyanafite umushinga wo kubana yego gusa muri iyi minsi nta mbaraga dufite zo gutegura ubukwe harimo ikihe kibazo wamugane ko mbona umaze iminsi rwose utameze neza ive muri iyi minsi Valerie ntameze neza yageze iwabo asanga hari ibibazo bikomeye by'uburwayi bwa mama we bari baramwishe biramukomeretsa cyane rero ku buryo ubu ngubu rwose si igihe cyo gupanga ubukwe birumvikana yasanze mama wagendera mu kagare atararize wa mugani nabanza byakire nibaza ko ukuntu rwose waba uri mu mishinga ntubimbwire kandi uzi ko ari inshuti yawe ya mbere rwose ukuntu twabyirukanye ndabizi ive none se ndakumva ko mbona n'ubundi hari ikitagenda muri iyi minsi rwose ntumeze neza
nuko uburwayi bwa nyoko bukwe se ntabwo ari byo yive we ntabwo ari byo gusa rwose mfite ikindi kibazo nanjye kinkomereye mu muryango umukecuru afite ibibazo nawe nabizi ko ntakubereye inshuti nziza kuva mama wawe rwose yakwimuka agahita ajya gutura mu cyaro sinigeze mbasha kujya kumusura murabizi ubuzima bwo mu mujyi hano rwose ni akanya pe Yves ntabwo nakurenganya na gato rwose ahubwo mbabarira mubwire ibibazo byambanye igihumbi pe guteze kandi wese ubona akazi Yves we ndakumvishe akazi nakabonye keza rwose ariko si gifite ibibazo byinshi na gahunda nyinshi muri iyi minsi ku buryo ntekereza kutagakora eko wakwitesha akazi k'iki gihe koko Yves barashaka ko ntangirana akazi n'ukwezi gutaha kandi dore iminsi isigaye na gahunda afite ndabona bidashoboka rwose gahunda zihari ko njye ntabwo mbyumva rwose muri iyi minsi ndashaka kujya hanze y'igihugu rwose kugira gute Yves umukecuru wanjye yawe n'ibibazo bikomeye ni nayo mpamvu yimutse akigira ku isambu ndabizi she byose ndabizi rwose mu mudugudu bose barabizi nyuma y'ibyo papa wawe yakoze mama we rwose ntaragitinyuka gusohoka mu nzu abaturanyi bose baramuhanze amaso nta n'ushaka kumuhereza umukono yewe yumve nawe nyine niko guhitamo guhunga kubera ikimwara arigendera nawe ari wowe icyo gihe nari ntarikodeshereza rwose mbi wacu Yves we mama yahuye n'ibibazo pe cyane rwose papa yaramuhemukiye kuki koko nawe twavuganaga kuri telefone ntacyo wambwiye Yves ukabimisha ishi ndakumva biriya bintu koko nari kubituruka yembi kubwira icyagukomereye n'iki kuki utari kubimbwira ikindi kandi numvaga rwose byanze bikunze mama wawe akoresha uko ashoboye akabikubwira aha none se shimishe rero ngaho mbwira ibyabaye iwanyu bihuriye n'urugendo ushaka gufata rwo kujya hanze ariko Yves kuki wigiza nkana koko umaze kumbwira ko ibyabaye ubizi ndabizi cyangwa ntuzi ko papa ari hanze y'igihugu papa wawe hanze y'igihugu nyine kuva ryari none se yaba yaracitse umunyururu umunyururu wowe se kandi ufite papa se baramufunze eshi ibyo uvuga simbyumva rwose ngo iki papa wawe arafunze nyine papa wanjye papa arafunze koko mama yambwiye ko aba hanze bizanye ibyo unyururu bije biteye niko ntazo ibyo mbwira nibi ubwo no kuvuga ko utazi uko ibintu byose byagenze rero ibyo nzi nibyo nkubwiye papa yataye mama yigira hanze mama y'umuyobera ajya gutura ku isambu ngaya makuru mama yambwiye niyo mpamvu ushaka kujya hanze gushakisha papa akagaruka mu rugo akareka ko umungana mu mahanga ishi ndumiwe koko wumijwe n'iki se umukecuru wawe yarakubeshye oya yarakubeshye ibintu byose yakubwiye ntakuri kuri oya ntabwo mama yambeshye gusa ndibaza niba nabikubwira mbwira shayive wigira icyo umisha guhagurutse uretse gato ndaje oya Yves ndumva ntaye umutwe mama yabishe iki mbwira ye ibi binyamakuru byose ibi binyamakuru byose narabibitse ngo nzabikwereke byanditsemo ahantu papa wawe yakoze rwose akira bisome uramenya ukuri kose gisi nabona imbaraga zo kubikubwira soga kuba ntari hanze ari mu munyururu yakatiwe igifungo cya burundu kunteye ubwoba Yves we tumaze kwakira umukiriya wacu wa mbere si byiza se ese ko mbona ntacyo bivugaho Valérie
papi aho nari ntangiye gukomera no kwihanganira ibyatubayeho no gushyira imbaraga mu kazi ngo ntangire ntekereze ku bukwe bwanjye nayishimye ibindi bibazo biravutse. ibibazo ibindi bibazo bihese Valeri? papi ishimwe nsigaye mbona rwose ntakiri muri gahunda ze. sinzi nimba yarabonye undi mukobwa undi utatugarutse mu Rwanda. simbyumva habaye ikisi? ni ukuri ishimwe ntakinkunda. tekereza ko maze icyumweru ntabonana nawe. ngwiki tutabonana nawe? cyashoboka biteze kandi mwembi mutuye ahangaha mu mujyi. nyine uko muhamagaye kuri telefone ntanyitaba ubundi akayikupa cyangwa akayitaba atinze nabwo kandi nta mu mwanya wo kumumvugisha. ngwiki aho rero hari n'ikibazo pe. umuntu twapangaga gahunda zo kubaka urugo koko akangira atya nkaho nta gaciro mfite kuri we. Valeri birababaje ariko kandi sinumva ukuntu mu minsi mike y'abakobwa baba bamugutwaye iminsi mike akaba yibagije urukundo rwanyu rumaze imyaka irenga 3. harimo ikintu kidasobanutse pe. byanyobeye imyaka yose nkundanye na Ishimwe sinigeze mubonaho ingeso mbi. sinjya mwumva avuga nabi ntiyigeze mfata nabi. yanyitagaho akamfata nk'amata y'abashyitsi. none barimo kumbabaza gusa. umva Valeri wita umutwe ugomba kumenya ukuri. shaka Ishimwe muvugane niba hari icyahindutse akikubwire niba hari ikitagenda ubimenye. mukure hese kwa nyuma umwana arimo aratondekanya ibintu bidasobanutse byo kunyikiza. nk'ubu ngo banyohereje mesaje arambwira ngo ari mu nama kandi irarangira itinze ntitubasha kubonana. tugombe tumenye ukuri Valeri. umva Valeri noneho reka nkwereke tumucunge. hanyuma njyewe ndagutwara hahandi aba kwa mucuti we Yves. tuneke ko yinjira mu gipangu ahasigaye nawe winjire sibyo? umubaze ikibazo agufiteho uko akwakira biratuma umenya uko ibintu bimeze hanyuma nawe ufata icyemezo nyine. hari ikindi se? papi ntiwabyumva mu buzima bwanjye nta muhungu nigeze niruka inyuma nta muhungu nigeze mpakirizwaho ariko Ishimwe arimo arantaba ko yishakiye. papi ndakubwiza ukuri ko nta muhungu nigeze nkunda mu buzima bwanjye nk'uko nakunze Ishimwe. mu mutima wanjye mu buzima bwanjye byose bigira agaciro kubera Ishimwe. urabyumva papi? ndabyumva. ntiwongere rero kumbwira ngo bizinesi yacu iragenda neza mu gihe Ishimwe arimo anyanga. ihangane wirira Valeri wirira pe ahubwo ishyiremo akanyabugabo hanyuma tujye mu marandevu twafashe yo kumenyekanisha sosiyete yacu. ahubwo reka ndebe twatuboroshire. niko ufite bizinesi kandi se? nari nazishyize ahangaha naho byayishimwe fato byayishimwe rwose turamenya uko bimeze kandi ntuhangayike. Valeri wihangayika nari nanabyibagiwe. ihangane gato mbanze nisige ka rouge à lèvres n'agapudire tugende. ahubwo se uruga ko atari yaza nitwe twavuganye saa 7. nibyiteremo akanyabugabo pe. kandi Valeri karame ntumve ko ubuzima bwawe burangiriye kuri Ishimwe. hejuru yabo wabuze bose uracyumva ubuze Ishimwe ko kutabaho? papi hari icyo utumva. erega ndabyumva ariko nanjye hari ibyo ngusobanurira. Ishimwe niwe nsigaranye sinzi impamvu ibyo utabyumva. mubuze nawe noneho nawe asigaye hehe koko? mbega ndabona ibintu bikomeye. ibintu byose mwabipanze neza ku murongo. ahubwo we nimumbwire hari abakiriya batangiye kuza? ahubwo ugize neza kuza uruganda. twari dutangiye kwibaza impamvu watinze kandi ugomba kudusigariraho. twe rero ubu tugiye mu marandevu. mumbabarire nari ntinzeho gatoya. Valeri kutambaza se maze umuntu duhuriye kuri superimarishe sha agiye kurya
Oya nande sera. Muye nayo ishimwe we ari kumwe na ya nshuti ye Yves. Kumurebanye se hari ikibazo ko ahubwo mbonye asa n'udashaka kumvugisha mu gihe njye nari nahinze uzi ukuntu mwayi ariko se kutakiriye she ntabyo ngishaka rwose wenda nagira ngo ni ubuswa bwa kadobo utazi guteka ariko nibi koko birakunaniye ikibazo si ibiryo yivewe ikibazo ni igihe nta mutima gifite pe sinkirya ngo bimanuke ndabizi ko ufite ibibazo ko wamenye inkuru y'incamugongo ariko ni ukwihangana ubuzima burakomeza ashwe ubwanjye bwarahagaze ahubwo nyibwirira ishuri mbwira iki se uriya mwana w'umukobwa duhuye ko mbonye ari mwiza yarafashwe cyangwa wataye umutwe uriya mukobwa noruka ni murumuna wa Valeri niyo mpamvu umubonye ukikanga none ukanashaka no kumuhunga bariya bana sinzi ko nzongera kubona imbaraga zo kubareba mu maso oya simbishobora rwose sinzanabishobora pe hejuru y'ibyo twabakoreye Yves wivuga utyo aha kuko ntabwo ari wowe rwose ninde none uwo mugambi mubisha ntabwo wari urimo binakubitiyeho nta nubwo wari mu Rwanda ikibazo cyanjye ntucyumva Yves we akunze Valeri umunsi wa mutelefone umenyesha iby'iwabo yari muri bisi mwicaye iruhande yo tutaziranye be murabyumva ndakumva ninjye wamufashe mu gituza ndamuhoza uwo munsi nibwo urukundo rwacu rwavutse uranyumva ubuzima ni amayobera rwose kuki nari iwabo ubwo Valeri yabonaga uko bagize nyina mfatanya nawe kurira ntazi ko ari data ubyaraga kuba yo ntazi ko ari wabikoze birumvikana ko bibabaje ariko rero nanjye nibuka ukuntu wabaye nk'umusazi umenye ko ari umwicanyi yewe wenze no kwiyahura umenye ko waba yishari waba wa Valeri uzi ko nese nicuza impamvu mbikubwiye Yves wikwicuza na gato wagize neza kumbwiza ukuri ngafata ingamba hakiri kare iyo mba naramenye kera hose ibyo data yakoze ibyanjye na Valeri ntibyari kugera kure nari kumenya ko nta burenganzira afite bwo gukunda Valeri nk'uko mukunda nari kumenya ko nta burenganzira afite bwo gukundwa nawe Yves ntabwo nkwiriye Valeri reka da ariko urirenganya muvandi ntabwo nirenganya ntabyo wateguye aha usidisa amaherezo ya nyazaba yahiko amaherezo y'urukundo rwacu ntayo Yves ntayo bigusubiremo pe ntayo papa yakoze amahano ni inkovu yashyize kuri twe twese cyane cyane no kuri njye umuhungu we nikoreye icyaha cye ndakigenda naho ndi hose yewe n'ikimwaro ndi nacyo ariko se uribabariza iki koko niko ishinga ntabwo uri umwicaye uko biri kose nta mbaraga mfite zo kongera guhura na Valeri zo kumureba mu maso zo kuba nagira icyo mvugana nawe ikiza ni uko yanyibagirwa wishi oya rwose wamugana urukundo rwanyu ntaho rugana ntawe nyine wabimenye kuko Valeri yaba yabaye umusazi yabanye n'umwana wagakuba aha ngaho tekereza iwacu nyine mama ba data bacu bashoreye ngo baje gusaba umugeni kwa Simone na Elvania iyo shusho urayibona ndabibona mabukwe nawe bakaza bamucunga mu kagare maze akarebana n'abamupfakashe bakamuhekura bakamumugaza Yves tureke turota ku manywa y'ihangu ibyo uvuga byo nibyo ibyo si ibintu Valeri rwose n'umuryango we rwose bakwihanganira kuko ba Valeri barababaye cyane nubwo imbere y'amategeko n'Imana rwose wowe urengana aha none wishyize mu mwanya wanjye Yves wakora iki ishimwe nishyize mu mwanya wawe mbere na mbere nareka kugumya kwishinja icyaha no kwigerekaho rwose ibyo ntakoze ikibazo saho kiri kuko ibyo ntibizashoboka naho kubireba Valeri wakora icyo uri kubireba Valeri ndi wowe yego nafata icyemezo ntakuka kihe nyine
kari icyo nkubaza ngahagarika nyine hakiri kare ubukwe na Valeri kuko urukundo rwanyu ntaho rugana byo urabizi nawe ntimwabanira hejuru y'amaraso yamenetse ikindi wazamuhisha ukuri kugeza ryari ko yageraho nyine akabimenya reka nkubwire rero Yves yego nta nubwo nakubakira urukundo ku kinyoma nakwiye kubwiza ukuri Valeri rwose ibyabaye byose nkamusaba imbabazi ahasiga nkamusezeraho nkamureka akanyanga ni uburenganzira bwe akagenda akishakira abandi basore ariko izo mbaraga ntazo mfite birashengura umutima kugumya kubabaza Valeri kugumya kumubeshya Yves kuko nkuriki ko rwose ndi mu kigeragezo gikomeye yawe Yves ndagira ntiweye ndamukwepera he sinshaka rwose kureba Valeri mu maso kuko mfite ikimwaro cyinshi kandi rwose ngo ntabwo ndabona imbaraga zo kumubwiza ukuri Yves mbwira icyo nkora yewe ndambiwe kubeshya umwana w'abandi twaramubabaje bihagije umva mubwiza ukuri ndaguherahise nta kundi rwose uretse kumubwiza ukuri tata we Yves nta nubwo niteguye kurebana na Valeri urumva kuko naturuka he mubwiza ukuri ngiye mu cyumba kuba niryamiye urumva umubwiye ko ntahari ureba ukubeshya Valeri ese ni wowe ngewe mbabare kugutinza hanze nari nabuze urufunguzo nta kibazo Yves kandi nanjye mbabarire kuba nje hano bwije nta naguteguje oya nta kibazo karibu rwose sitari icara urakoze uranywa iki hano hari ka fanta icyayi kaji gusa ngiye namwaga byiri nyine urabibona urakoze cyane Yves ntacyo mfata rwose nanjye sintinda rega ahubwo wambwirira ishimwe ku musuhuzo usanze ishimwe asohotse hari ahantu agiye kurebera umupira n'abandi basore b'inshuti ze ahubwo sinzi impamvu mudawidi kandi rwose agiye mu kanya niko yakubwiye se Yves niko yagutegetse kumbeshya oya mbese nako Yves ishimwe yajyaga kumbwira akakumbwira nk'inshuti ye nk'umuntu w'inyangamugayo ariko nsanze atari ko biri rwose najyaga nibaza ibyabaye hagati yanjye na ishimwe none ndabimenye ni wowe rwose umuncaho niko hari mushiki wawe wamuboneye cyangwa birakara rwose Valeri akagenda oya rwose gusa urumva namugucaho kubera iki se nyine ko ari wowe muziranye ngiye duhuye gake rwose gake cyane gusa nyine arekeraho kubeshya rero nta soni ishimwe arahari maze umwanya mparitse ku marembo hariya urumva ishimwe yatashye mureba ntayanamara n'akanya yinjiye none ngo iki wenda yiyongeze mu gikari rekeraho se kongeraho ibindi binyoma ariko abakobwa mwatugize ibicucu cyangwa mubona tubakunda tubirukaho mukagira ngo nta bwenge tugira umaze kumbeshya ko agiye kureba umupira asohotse nonaha none utangiye kwisobanura mu mafuti kuhagurutse se ugiye ntabwo ngiye ntabwo nagenda ntamuvugishije urumva icyumba ryamamo ndakizi niba kandi yanifungiranye n'urufunguzo urugi ndarumena ariko mbabarira rwose Valeri rwose ishimwe aragusobanurira urarengana Yves ishimwe byuka umvugishe di ndabizi neza ko utarwaye nzi neza ko umaze icyumweru nkunga wanga kumvugisha none ndaje ngo mbwize ukuri ishimwe urumva ndakumva Valeri ariko mbabarira mbabarira iki ahubwo mbabarira ari wowe mbabarira umbwire ikibazo ufite umbwire impamvu usigaye umpunga umbwire impamvu udashaka kumbona no kumvugisha koko ntabwo ukinkunda
kuko imyaka yose twakundanye imishinga yo kubona twari dufitanye kuko byose ubihinduye umuyonga isi kuki koko nagukoreye iki ngo ungire utya ntacyo wankoreye kuko ntiwishimwe nzi cyangwa ndarota nakugize ntakuko nkora iki Mama Valeri narenyuze aha ngo ndebe uko mumeze papa yambwiye ibibazo Valeri yahuye nabyo nta gahomamunwa ibyo koko ishimwe yamukoze ni ibiki umwana wanjye arenda kwicwa n'agahinda Fani ni ukuri na n'ubu twayoboye icyatumye uwo musore afata icyemezo cyo guhagarika ubukwe bwe na Valeri. Mama Valeri kuki koko bibaye kuri Valeri yewe twarumiwe Fani karame wibwa ibibazo byinshi ko nyine Imana yashatse ko mbaho mu mibabaro n'agahinda gusa Valeri ntabwo mbyumva kuko nta mpamvu nimwe yakubwiye sha ntacyo nzi icyo yambwiye gusa ni uko akinkunda arangije ambwira ko atazanyibagirwa bibaho kuko nta wundi mukobwa azakunda hanyuma se kuki uvuga ko ibyanyu byarangiye mwana we kuko yamakaniye mama yambwiye ko nubwo nkunda urukundo rwacu rudashoboka ambwira ko tugomba kuruhagarika ngo mwibagirwe ngo ngore nkaho atakibaho ngo nicyo kizima gikwiriye ngo ntitwagombaga gukundana harimo ikintu kidasobanutse Valeri ni gute yaba agukunda arangiza ngo mwibagirwe ngo ukora nkaho atakibaho hari ukuri kurimo kuducika hari ikintu cyabaye ibyo byo Fani ariko se niba uwo musore adashaka kubitubwira twakora iki mama yego mwana ndakumva bizangora cyane kwibagirwa no kwivana mu mutwe ishimwe kuko twarakundanye cyane kandi mba hafi y'imyaka yose nari mu gahinda k'ibyatubayeho ishimwe yaramujeje none kuko arongera njugunya mu gahinda ubuse kuko urakora iki Valeri ndakora ibyo yifuza ngiye kumuha amahoro sinzongera kumutelefona cyangwa kumwirukaho ariko ntabwo nzamwibagirwa ishimwe azahora mu mutima wanjye iyo ntekereje ukuntu yajyaga ambwira ngo nta kintu kibaho cyadutandukanya reka njye kwegeranya akitwa Kayishimwe kose nzakamwoherereza mbereye ku mafoto ye kandi uje kugira utaha ni ugusuhuza umuhungu wawe umaze imyaka ingana n'icyo utabona papa ndakubajije ngo uje kugira utishimye kugusuhuza ese ninde ubundi wakubwiye ko ndi hano mama yanze kumbwiza ukuri ashyira ngo sinzakumenya cyangwa wibagirwa ko inyandiko zidasaza ngaho ugenda rero ukuri warakumenya mbese uracyamara iki imbere yanjye uracyabona umunsi wakubyaye se nshatse nagenda narinje kureba uko data asa nyuma yo gukaraba amaraso y'inzirakarengane kuva ryari umwicanyi papa ibyo wagiye kwiga mu mahanga wize gutukana wize gutuka so n'umwubaye papa urabona ukwiye kubaho urabona koko nagukora n'umuhogi papa nzanywe no kukubwira ijambo iri rimwe ryonyine yiyeze ko nakatiwe gufungwa burundu hari iryo jambo ribi nabwiye ikindi kibazo ni iki nzanywe no kukubwira ko wishe umuryango wa Simone na Elevania ariko ko nanjye wanyishe ndacyariho ariko waranyishe wumve ko buri muhoro wose wakubise umuntu wo muri uriya muryango ari njye wawukubitaga gute se uhuriye he nabyo se cyangwa wataye umutwe shaka
reka nsarenge wari ibicyungiye mu mahanga wigaga menya ko ibikomere by'iyo mihoro n'ikimwaro wanteye mu gahanga nzabana nabyo ubuzima bwanjye bwose urishimye ubwo nibwo buzima bwiza washakiraga abana bawe wifata ukubyumva ariko ibyo nakuze mwese imwe nabaga nkorera uribeshya cyane papa cyangwa aho twibeshyeho niba wibwira ko twari gushimishwa no gutungwa n'ibivuye mu maraso y'abana icyakoze papa uzicara utekereze uzihane kandi uzihane umara amaji usaba imbabazi n'abo wahemukiye kandi uzabikora bikuye ku mutima nicyo usigaje nta kintu nicyo usigaje nicyo gikorwa kizima usigaje reka mbigusubiremo papa ndikubwiye ngo nicyo gikorwa kizima usigaje uranyumva naho ibyo wakoze uzabihanagura uzanabisubiza uko byari amaraso yo kwa Simoni azahora atabaza guhorerwa urabeho papa kandi unyibagirwe uranyumva unyibagirwe nubwo njye ntashobora kukwibagirwa kubera igikorwa cy'ubugome wakoze reka ngende none se ko ntacyo usigiye mwana we nta mafaranga avangiye mu mahanga ishi ese nawe waje kureba se umwana wa mama nanjye nari nagemuye genda umuhingemu yawe namaze kuyimuha nari ntashye ishi windeba nabi mwana wa narakubeshye kuko so ntiyifuzaga kumenya ibyo yakoze yari afite ikimwaro kandi nanjye ngifite mama nanjye ureba nanjye ndagifite mwana wa ise yagize nabi ntago nakubwira ukuntu aho nari ntuye nta n'uwari ugishobora kumpa umukono niko guhungira mu cyaro ukuri kose ndakuzi mama warabimenye mwana wanjye nzi ko nawe wababaye kubera ibyo papa yakoze urabivuga urabisi yibwira ko ari we ubabaye wenyine uri mu munyururu ntazi ingaruka z'ibyo yakoze kuri twe umuryango we ariko icyo utazi ni uko kubera amahano dataga kuba umbyara yakoze ubukwe bwanjye nateganyaga vuba bwapfuye ibyo ni ibiki so noneho umwana wa niko bimeze amaraso yo kwa Simoni azadukurikirana ubuzima bwacu bwose koko mwana wa nibyo azadukurikirana nyine mama ndakumva umukobwa twazanye nagombaga kubana nawe ni umukobwa wa Simoni na Rivani ye baba we niko mwana wa wabyitwayemo umunsi uwo mukobwa amenya amahano so yakoze ntabyo azi mama ntabyo azi rwose naribwirije ubukwe ndabuhagarika nta bisobanuro nigeze muha mubumva ibyo mwankoreye mama uko bimeze kose wafashe icyemezo cya kigabo mwana wa nta kindi wari gukora rwose nakora iki kindi se ntacyo mpereza iyo karito Valera asize mu cyumba aho ngaho gira vuba ategerereje mu modoka dore twakererewe akazi banguka yego reka nyizane naremereye iyo karita imaze ukwezi iteguye ariko Valera yarabuze imbaraga zo guhishimwa ibintu bye wagira ngo umwana wanjye yari akizeye ko hari igitangaza kizaba yenda ishimwe akisubiraho simbizi rwose ko atigeze asa namuhamagara ngo amwoherereze na mesaje ibyo rukundo rw'abuwo ewe kandi amakuru dufite nuko nta wundi mukobwa rwose uba ukundana na Ishimwe hari ikintu rero cyabatandukanije uko bimeze kose ntabwo byaturutse ku mwana wanjye Valera rwose yakundaga uriya muhungu ntiyamuhemukira cyangwa wasanga hari nk'uwabateranije ibyo busemaye ntawamenya ese ko rugatinze yari mu biti boruga ndaje mama si ukuntu biremereye ukuntu biremereye mwakire nyamuneka biranaremeye koko ukuntu biremereye zanagufashe mufashe rwose zanagufashe ngufashe ngaho
ngaho terura izo mpapuro rero zikubise hasi uzishyira aha ngaha hejuru shyiraho hejuru y'ikarito dore n'ibyangombwa bya ishimwe byose iyo na attestation de naissance yewe dore n'ifoto ari kumwe n'ababyeyi be mpereza ijisho iyo foto rugara akira mama uyu mugabo muzi ko mbonasha mu maso niko uyu mugabo kwasa ariko se shanga abantu bo mu giturage bavuye ko buryo yise ushiduka utyo koko yewe mpereza nyabo mpereza ibyo byangombwa bye bindi utoraguye izo attestation ndetse n'amazina y'ababyeyi ndeshyira ariko reba vuba widutsinze dore papa arimo kuvunika Fania warushye mwana we ibi ni ibiki noneho we aya mahano ndayabiza bigenze bite mama habaye iki bigenze bite ntibishoboka we ntibishoboka umwana wanjye bareri we nababwira ngo uriya muhungu afite impamvu yahagaritse ubukwe ngo hari ikintu mukamakanya ariko se n'ikishanga kuduteye ubwoba n'iki nimundebere namwe we mundebere nimufate iyi foto mufate n'ibyo byangombwa we station ishimwe ni mwene gakuba umwe wamariye abana banjye kwicuma bakanyicira n'umugabo we aganira amaguru uranyumvira ko ntibishoboka ibingiye ko numva ndimo gusigira ibi bintu uko biteye ubwoba ishimwe n'umwana we batwikiye akaba yanakundanaga na Valeri bagiye no kubana mbega ko Imana iradutabara we byari bidukozeho ibi reka mbabwire umva mama ihangane orugane umva orugane ibi bintu nimubibwira Valeri arata umutwe tube turetse kubimubwira ariko nanjye ntabwo nzi icyo dukora pe mureke tubanze tubitekerezeho simbizi nakoze ubu twaturukahe tubimubwira koko habaye iki ko mwese mbona mwumiwe impapuro za ishimwe se ko mwazisandaje hasi cyo rero ese ubundi ibi ninde ubikoze mwana wa Valeri mwana wanjye ariko se habaye iki mama nimwumvire mwimpisha rwose murasubiriye kumpisha kandi murasubiriye kutajya papi rero ndimo ndatekereza kuri uriya mutindi wari ugiye kuducengera mu muryango tutabizi pe ariko ntibyabaye kandi papi ndakwibutsa ko ishimwe ari we wafashe iya mbere mu guhagarika izina Valeri urumva ko atari umutindi nk'uko ubimutuka ese ubwo nta soni ugatinyuka ukarengera ishimwe koko Fani ubwo wibagije ko Valeri ari mubyara wanjye wibagije ko ari Vaniya nawe ari nyoko bukwe cyangwa ibyago twagize ntabwo tubifatanyije papi ni gute wavuga utyo wigeze na rimwe wumva ngutererana ikibi mvuze ni ikihe ko mvuze ko ishimwe nawe yahuye n'amaherere byabaye atari wowe wabihamagaye yego se wabihamagaye Fani ariko ndumva wihaye kumugirira impuhwe cyane nkaho ari we wapfushije se n'abavandimwe ikindi wambwiye ko mucuti wa ishimwe mwahuye akakubwira ko ishimwe nawe ntabyo yari azi atari azi ko se afunze ko se koko urumva ishimwe atarahuye n'uruva gusenya naho Valeri ese ko mwibagirwa ra yagize kubura umuryango noneho n'umuhungu yakunze asanga n'umwana w'abicanyi ibyo ni ibintu mukwiye kuba mwibagirwa koko
ibyo ndabyemeye rwose ibyabaye kuri Valeri biteye agahinda icyo mvuga udashaka kumva papi ni uko atari amakosa yayishimye ariko mwibariza ikintu Fani kumva ishimwe yaba ari mwene wanyu cyangwa hari ahandi muziranye kuki ari urimo guhita aza mu kanwa kawe vuba ni ukubera iki ahubwo se wowe ikibazo ufite ni ikihe kuri ishimwe yakugize ati ntacyo yangize ariko yakigize Valeri noneho ishimwe yakoze amakosa yo guhagarika ubukwe bwe oya nta makosa yakoze ahubwo yagize neza ndumva noneho tuvuga rumwe ariko uzikomeze nkaho ibibazo by'umuryango bitagufataho icyo tudahuza ni uko tutabona ibintu kimwe ariko kimwe gute ndi wowe nagerageza guhuza mubyara wanjye Valeri na mugenzi w'ishimwe kuko barakundana kandi byabaye nta ruhare babifitemo ye ni ugutekereza Fani ko ntekereza ariko uzi ko uri umusazi buriya ntubona ko ibyo se wayishimwe yakoze byashyize inzigo hagati y'imiryango ibyo ni mwe mubibona mutyo mugatinda ku byahise mukabiha umwanya kurusha kureba imbere bityo Valeri akazaba mu gahinda ko kutabana n'uwo yakunze ndetse nayishimwe nawe ntanezerewe ayo magambo ntuzibeshye ngo uyavuge imbere ya shangazi Fani ntuzibeshye cyangwa ngo ubivuge uri imbere ya Oruga n'imbere ya Valeri kuko ntuzi ukuntu bababaye ariko uzi ko wibagirwa vuba aka kanya ukaba wibagiwe nta soni ukuri ntekereza nzakubabwira ute uribwira ko nzaceceka ntacyo naba mariye Valeri cyangwa muri impumyi agahinda karabishe ku buryo mutabona uko Valeri amerewe ko agiye kwicwa n'amarira Valeri akeneye ishimwe kandi nzi neza ko nayishimwe aho aramukeneye twumvikane Fani rekeraho kuvuga ishimwe mu rugo rwanjye rekeraho rwose ndabigusabye ntushaka kumwumva kuko uzi neza ko mvuga ukuri murimo murashavuza Valeri aho kumufasha wowe nta nubwo ubona yuko Valeri na ishimwe bagiye gukora amahano yo kubana nuko bakubakira urugo rwabo hejuru y'amaraso yamenetse ese buriya Rivaniya koko yari kujya areba ishimwe nk'umukwe we cyangwa hejuru y'ibyo se wayishimwe yamukoreye urumva bishoboka wowe hasoni Valeri na ishimwe babanye nta mahano baba bakoze kubera iki kandi uwakoze amahano yarahanwe mukeneye rero guhana Valeri na ishimwe ngo mwumve ko ubutabera bwakoze sinzi ibyo uvuga Fani ubanza iri joro rigatuma pe icyo nongeraho ni uko nayishimwe nawe yababaye cyane ugiye kuvuga rero ngo ntabwo yapfushije abavandimwe be cyangwa nyina ntiyamugaye urabyumva nawe ubwo se ntiwisubije ra uretse ko njya agahinda kayishimwe rwose ntacyo umva ntabwo nkitayeho ntacyo kambwiye akavareri karahagije ngo kampungabanye ntanyumva neza wihengamira ku ruhande rwa Valeri gusa papi emera ko nayishimwe yakomeretse cyane wibwira ko ibyo se yakoze byamunyuze wibwiye ko atari agahinda kugira iso nk'agakuba ariko si twe twamugiriye nabi ese wamugiriye nabi yego ndabyemera ariko si ishimwe wagiriye nawe umuryango wa Valeri nese wayishimwe wabikoze urumva ko ishimwe arimo kwishyura ibyo atakoze ariko ibyo ni ibyaha by'ababyeyi bikururira abana babo imivumo ese njye ibyo birandeba njyewe none kubera ibyo ishimwe nawe abuze umukobwa yakundaga uribwira ko anezerewe urumva nta gikomere afite reka noneho tuvuge ibindi Fani reka tuvuge ibindi byo tubyihorere papi dukwiye kugira icyo dukora tugafasha Valeri kuko arashavuye cyane yabuze ishimwe urukundo rwe kandi ishimwe ariho ntaho yagiye ahubwo arimo aramungwa n'agahinda yishyiraho icyaha yibwira ko ibiri kuba byose abifitemo uruhare sibyo se rwose ntabwo abeshye urumva yise ataba umwicanyi bagikundana kuri agahinda nyine kagomba kumumunga papi numva atari umwanya wo kuburana cyangwa guterana amagambo wakabimenye ahubwo twari dukwiye gucisha mu kuri umujinya n'inzika tukabishyira ku ruhande Valeri aracyakunda ishimwe uyu munsi twari kumwe yabinyibwiriye rwose ikibazo afite ni uko adashaka kubabaza umuryango we mama we naho ubundi we yumva ishimwe arengana kandi ntekereza ko nayishimwe akimukunda aracyamukunda cyane nibyo birimo bimushengura umutima nubwo bwose Valeri yamenye ukuri byamunaniye kwanga ishimwe Fani karame urukundo rwabo ni urukundo rudashoboka
ubu barababaye barakomeretse ariko nyine menya ko iminsi ikize ibikomere n'ibihangane ariko ubu ntibishoboka. mama ubaye iki koko kurimo kurira? ntacyo mwana wa ntaraze mishwari akiri ariko mama ubaye iki koko wambabariye ukambwira? reka mwana wa mama ndakwinginze ihangane papa hari mu ijuru na ba Chris, Romeo na Jack ntibifuza kuhorurira rwose, bashaka kunezerwa kandi ugiye wibuka ko njye na Valerie duhari. ujye udutekereza. ndabatekereza mwana wa kandi sindimo ndirira bapfuye bo bariruhugiye ahubwo twe dusigaye nitwe turimo twishyura ibyaba baye ibyo byo ariko we n'ababyishyura by'umwihariko nkawe wamugaye ndetse na Valerie. mwana wanjye Valerie nteye agahinda cyane ndabi bimubayeho kuko nawe ni nkaho bamwishe ahagaze. ubu noneho ndaririra umwana wanjye Valerie, ubuzima bwe barabwishe rwose. kuki koko yagiye gukunda agakunda uriya muhungu wo mu bicanyi? zinzi yego wararengana, ntiyari abizi, ntiyari ari ino, sinawe wabwiye se ngo abikore. ariko mama kuki koko Imana itashatse ko akunda undi? ubona atari ikigeragezo yahuye nacyo? ndeka mwana wa simbizi rwose, wagira ngo so na basaza bawe aho bari ntibadusengera. kuki koko byabaye ko twari tumaze kubyakira? kuki koko byongeye kudukurikirana? mwana we mama ni nkaho uwo mutindi w'umwicanyi gakuba yatsinze. nk'uko ko Valerie azabigenza ati ko mbona agiye kuzicwa n'agahinda koko. by'ukuri Valerie yakundaga uriya muhungu cyane, kandi uretse ibikomere dufite ko n'uriya muhungu abaye umukwe wacu, nzajya wikomeretsa ibyo bikomere uko tumubonye. ubuzima rwose ni bubi, ishimwe ubundi ararengana, ariko imbere yacu ni igicucucucu cya Segakuru. mama dukora iki ngo dufashe Valerie ngo arekere aho kurararira? dukora iki ngo yivane ishimwe mu mutwe koko? urumva yamwivana ate mu mutwe se rugara? uburyo gushimwe nta kibi yakoreye Valerie, twese turabizi rwose barakundana cyane. urukundo rwabo nta gatotsi rufite. ikibazo ni twe, ikibazo ni imitima yacu ikomeretse idashobora kwibagirwa ibyabaye no gutangira ubuzima bushya. buri wese yakwifuje gufunga paji, ariko ikibazo ni ishimwe. keretse n'abajyanye n'ibyahise byose nibwo twatangiye ubuzima bushya tukamwibagirwa. igihe cyose mukuru wawe akimukunda akimufite ku mutima, ishimwe azahora mu buzima bwacu. karame mama, ufite akanya mwana wa? kubera iki se mama? niba ufite akanya nk'iyo sharupe nifubike ndumva nkonje, unshunge unjyane ku kiliziya njye kwisengera. ndashaka kujya muri shapeli nkaba hafi y'Imana ngasabira abana banjye ntibakomeze gukurikiranwa n'imihoro ya Gakuba. igihe kirageze ngo munezerwe bana ba, kandi Imana nsenga nizeye ko izatanga igisubizo. Valerie ni wowe? ni njyewe shira. akira ikarito. ikarito? nari nkuzaniye ibintu byawe mfite. kahore
kandi umbabarire ko nabitindanye nari narabuze imbaraga zo kubiza. urakoze Valeri. ntibyari ngombwa rwose ko wigora bigeza aha, ariko ntabwo bintangaje, ndabizi ko uri umwana mwiza. Ntabwo ndeka ngo ninjire kuko twaranganye. kugira gute Valeri? ko byaba ari ukwiyabariza ubusa kuko cyakora ambinjira, hari icyo ntakubwiye ngomba kukubwira. Urakoze. Valeri. Ndakumva. Valeri. Karame. Ibyo ni ibiki? Bigenze bite ko upfukamye? Iki Valeri. Ndakumva. Ndapfukamye. Yego, sinzi icyo nakora, bambe ntacyo nabona, ariko nyemerera ko mfukama. Oya haguruka njye sinumva ibyo urimo rwose. Haguruka. Valeri. Ibi ni iki? Nyihorera mfukama. Valeri, ndagusaba imbabazi. Ndagusaba imbabazi. Maze igihe mbitekereza, ntekereza kuza iwanyu nkabasaba imbabazi mwese, ariko nkibaza aho nahera mpinjira. Valeri, numara kwakira imbabazi ndimo ngusaba, uzanyemerera ko ninjira iwanyu nkapfukama imbere ya mama wawe, imbere ya Uruga, bose bahari nkabasaba imbabazi. Mbabarira rwose wisubiza inyuma. Ndakumva. Valeri, mbabarira ku byabaye byose. Wisubiza inyuma pe. Ndagusaba imbabazi ku by'umubyeyi wanjye yabakoreye. Ndagusaba imbabazi ku bw'imibabaro yose wowe n'umuryango wawe mwahuye nayo kubera twe iwacu. Ndagusaba imbabazi zo kuba ngo warankunze ukankunda ntabikwiriye. Valeri, urankunda ntabikwiriye na gato. Ndakwinginze umbabarire kuba naragukunze ntabifitiye uburenganzira na gato. Mbabarira kubw'ibikomere byose naguteje. Muteze amatwi. Kuki kukubabaza umutima wawe? Ibyabaye ntabwo ari wowe, nta nubwo ari sibyo. Njyewe mfitemo uruhare ariko. Oya, nkwishyiraho icyaha utakoze, kandi no kuba twarakundanye si amakosa yacu. Haguruka rero. Mbabarira umbwire ko mbabariye Valeri ku byabaye byose. Muteze amatwi Valeri. Koko tuzabaho dute? Koko urukundo rwacu rurangiriye aha? Rugomba kurangira, sinagukunze udashoboka. Tuzize amaherere. Njya nibuka umunsi telefone. Ndakumva Valeri. Njya nibuka umunsi bantelefona bambwira ibyago bibaye iwacu, nibuka ko rero nakumenye ko kandi aribwo nagukunze. Ibyago mwari mutewe na data ubyara. Iminsi ni imitindi koko. Ndabyibuka. Iminsi dutesheje umunezero wacu. Mbabara nanjye mubwira ikintu kimwe. Iki Valeri? Iki? Icyo nshaka kukubwira nuko ntagushyiraho icyaha cy'ibyabaye. Oya, urarengana. Ntabwo ndengana Valeri. Urarengana. Kandi ikindi nuko nagukunze. Ndabizi warankunze ariko ntibishoboka. Nubwo tudashobora kubana, menya ko nta wundi nzakunda ngo nagukunze. Uzaguma urukundo rw'ubuzima bwanjye. Nanjye ntega amatwi nkubwire. Ndakumva. Nta wundi mukobwa nzakunda nk'uko nagukunze Valeri. Sinzakwibagirwa rwose. Gusa iki? Nzahorana ikimwaro n'agahinda k'ibyo data yakoze, k'ibyo yagukoreye wowe Valeri. Urukundo rwanjye Valeri, mwifurije amahirwe mu buzima. Imana izaguha umusoro gukunda utari njyewe. Valeri ma chérie, soutiens, urukundo rwawe. Mbabarira, Imana izaguha umusoro utari njye.
uyu mupadiri wasomye misa ariko ni mushya njye ni ubwa mbere mubonye. mbabazwa nuko umwana wanjye Valeri yanga kuza mu misa arakomeretse koko ku buryo asigaye yanga no gusenga. hanyuma se we gusenga biragufasha mama? cyangwa nawe uza mu misa kuko uba ugomba kunshunga Rugara. noneho ntuzajya ushaka ko na Valeri aza mu misa ujye umubwira ko ukeneye ko agucunga maze ugire imana aze gusenga. sinshaka kuvuna umwana wanjye cyangwa kumubera umutwaro. nzi ko ibyo yikoreye atari bike. Rugara karame mama, buriya ntubona ko Valeri yemeye gutandukana na Ishimwe kugira ngo ashimishe njye nawe? oya mama, ni uko atekereza papa, Chris, Romeo na Jacques. oya mwana wa rwose mukuru wawe Valeri aracyakunda urya muhungu. dore amezi abaye menshi ariko ndacyasoma agahinda mu maso ye. Valeri yaratwitangiye mwana wa, yanze kutubabaza, we yemera kubabara. mama ibuka ariko ko atari Valeri uhagaritse ubukwe, ko ahubwo ari Ishimwe wafashe icyemezo. mwana wa uriya muhungu ni imfura, ariko nzi ko ikibazo yagishyize mu biganza byacu kuko nitwe twahemukiwe. iyo tubabarira ubukwe bwari gukomeza, ariko twashyigikiye ko Ishimwe yishyiraho icyaha atakoze, ni nkaho twamuciriye urubanza. ariko mama ibyo rwose tureke kubigarukaho, tubyihorere rwose. ese tuzibagirwa dute niba duhora tubivugaho? hanyuma se Valeri wazakira ati? ahubwo mama hari ikintu nkibaza. ntujya usiba mu misa ariko umaze igihe wanga guhazwa ukarisitiya, habaye iki koko? Olga, nibyo koko maze iminsi ntahazwa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere yo kwegera ameza matagatifu banza wiyunge na mugenzi wawe mufitanye ikibazo. mama ntusere uwo mufitanye ikibazo ubwo ntari mbizi. Olga, ndakumva. abana barimo barashengurwa n'agahinda kubera ibyabaye, ntibashobora kubana kandi bakundana. wibwiye ko nta ruhare mbifitemo? njye nk'umubyeyi nk'umukristo noneho nabikoze wiki? mama wikwirenganya rwose, ibyabaye birenze ukwemera. Imana nayo itabitubabariye yaba atari yo yaremye umuntu. kuki iyo yamuhaye umutima ubabara niba arizi ko agomba kurenza amaso ibikomere nk'ibi byatubayeho? ahubwo mama dore Ishimwe hariya hirya. ari he? dore nguriya hariya hirya arimo kutureba. mbega ukuntu yananutse. ikintu cyakoze wari cyagira imbaraga zo kuza mu misa. mama hanyuma se ko umuntu ushaka kunsiga? tugende Rugara, tugende twambuke, tugende. sinshaka kureba uriya musore mu maso, mfite isoni nyinshi. yamukiye kandi yararenganaga, nta cyaha yakoze, cyakoze sigakuba. ubu se niba mbonye aravuga ko naje gusenga iki? tugende. mama uteke, twamugize dute se? ari we na Valeri hababaye nde? akoze mama ko umuntu ushaka kunsiga. tugende ye, reka se ngucunge byibura. wena komerasya muganga byihutirwa. reka mpamagare bakujya gutabara ye. igireyo mwigire mutamushira umwuka ye. ariko nta kibazo kwigira. niko alo, nimudutabare vuba byihutirwa. nari imbere ya kiliziya habaye impanuka. murakoze, nimubanguka rwose. kinahumeka arapfuye koko ubu. mama muga urakoze cyane kuturema agatima rwose. urakoze rwose kuko mama ni muzima. Mana yo mu ijuru singizwe ushimwe rwose. mama wanyagize amahirwe, imodoka ntiyirukaga cyane kandi igonza akagare. we ntimukubise rwose.
ubu rwose yavuye no muri koma n'imutaraga. amen mama rwose ntiyari gupfa kandi yari avuye gusenga Imana we ushimwe ni ukurigiza amahirwe kuba akubise umutwe muri kaburimbo akabikira. murakoze muga. murakoze. hanyuma se ubu twakwinjira tukamuvugisha? nta kibazo mwinjira rwose mu musozi mu murima agatima ariko ntimumunanize mumureke aruhuka arabikeneye. yego murakoze cyane mwana we iyo mama agira icyaba kuko twari kumwe nari kuzabyibabarira. Imana ishimwe ko ikinze akaboko rwose byabaye imbireba byose umutima urasimbuka. urakoze nawe shimwe kuba wari hafi ukamufasha ukamurinda abashungerezi ngahamagara n'imbangukiragutabara byihutirwa. ntacyo kuko niyo agiye cyaba sinari kuzabyibabarira nanjye sinari kuzakira igikomere mfite hasigaye mu munsi uburize kandi umubwire ko nshima Imana. none se shi ndakumva Valerie. ntabwo uza kureba uko mama ameze? yegura ari wowe wamufashije ugatabaza kandi natwe twese urabizi ko ari wowe waduhamagaye. ntese urashaka guhita ugenda utamusuhuje? wihangane Valerie. karame ndumva byaba atari byo sinshaka ko ariko ibyishimo avuga nibyo. shangazi ashobora kumubona ugasanga nyine ahise yibuka ibintu akaba rero asubiye muri koma kandi buke ko muganga yavuze ngo nitumunaniza akeneye kuruhuka. ceceka papi ibyo uvuga ntubizi. rumva ishimwe ni umwere nta cyaha yakoze ibyo kandi mama arabizi. wibuke ko ari wowe watabaye mama. ishi ngwino rata injira. dore mama wari uducitse Imana ikinga akaboko. mwana wa Valerie. karame Imana ntiyari kwemera ko ngenda ntyama. ntabwo yabyemera. ibyo yanshinze gukora ntarabirangiza. mura mama. none se utekereza ko yansize kubera iki? mfite ubumuga bumeze gute? shangazi rwose n'uburwayi uracyasetsa koko. Imana ishimwe gusa ibindi byihorere. mama dore ishimwe nagira ngo mugushimire ko yagutabaye yahise aguha umwuka n'ubundi butabazi bw'ibanze igihe twari turindiriye imbangukiragutabara niwe wayihamagaye. kandi koko ishimwe yari umukorerabushake muri Croix Rouge ku ishuri. mama ni amahirwe ko yari hafi ku kiliziya. yangejeje abantu bantukaga bansererezaga ariko ni nabyo narangaye. mama ndakwinginze rwose umbabarire kuko akagare kawe kagiye kwiroha mu muhanda ndebaye. narebaga he burya ko wikwirenganya mwana wanjye ninjye wagasunitse mu kagenda ntabanje kureba ko hari imodoka ije. ishimwe ndakumva. wakoze kumpa ubutabazi bw'ibanze. Imana rwose kumpera umugisha. mama Valerie umugisha mwinshi. ndashimira Imana kuri muzima kuko wari ugiye kugenda ntakoze iby'umutima wanjye wantegekaga. mama Valerie. oya haguruka wipfukama. ifi haguruka mwana haguruka. haguruka ifi. reka mvugane mama Valerie wowe n'umuryango wanyu muri aha mbasabye imbabazi z'iby'umuryango wanjye wabakoreye. ngize ubwoba cyane kandi Imana inyeretse ko natinze gusaba imbabazi n'amezi yose maze mbirwaye. mbonye ko hari habuze gato ngo mwigendere ntabasabye imbabazi nari kuzabirwara ubuzima bwanjye bwose. mumbabarire ndabinginze mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima. ishi ntacyo nkubabarira ishimwe kuko mu by'ukuri ntacyo twakwiye kugushinja. ntacyo wakoze. ntacyo rwose. b'inzirakarengane nkatwe twese gusa wahuye n'ingaruka z'ibyabaye nk'uko umwana wanjye ruga n'umwana wanjye Valerie nabo bahuye nabyo. none rero ishimwe utubabarire
kuko twatinze gukira ibikomere nuko tugatinda kukubabarira. murakoze Bana banjye karame mama. barere igira hino nyabo egera ishimwe mama nawe nakugereranya nawe pe ugira ukwihangana n'urukundo urakoze gutega amatwi ishimwe ariko ibyo ngibyo ni ntibidiretse uzabisubira mu shangazi yakize muri mu biki ntabwo muganga yatubujije kumunaniza koko ariko nawe oya ndashaka kuvugisha abana banjye igihe ngifite umwuka. mama ntacyo bari kuba mama imana yakinze akaboko bana mukomeze mukundane mama nanjye nagira ngo nkubwire ko nyuma y'ibyabaye iyo mba ntari mfite ishimwe ngo nkomeze mpoze umenya ntari gusara bana banjye bose rwose nawe Ruga nawe papi ubuzima ni bugufi mubimenye hari habuze gato ngo namwe mumbure. oya mama wibivuga rwose umutima wamvuyemo. bose hari habuze gato ubuzima ni ubusa nabisabye niyo mpamvu mbabwiye nti bana banjye nimuntega amatwi turakumva mubeho mu mahoro mu mutuzo mu mutekano no mu rukundo. murumva bana banjye imigisha Imana ibahaye nimuyakire bana banjye igihe yibahereye ntimugatume na rimwe ibyahise bibicira umunezero. urumva kandi urukundo ni impano y'Imana mubimenye ruturuka ku Mana. murumva ese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? ntacyo rwose ntacyo. ibyago se agahinda se ibigeragezo se ubukene se imitego se cyangwa inkota nta na kimwe bana ndabwire ibyabaye byose ni mu birenge. inabi ntigatahe mu mitima yanyu. mwishime igihe muri ku isi kuko ubuzima bw'iyi si ni ubw'igihe gito. murumva ishimwe ndakumva mubyeyi. umwana wanjye Valeri avuze ko wamuhojeje. nishimye dore nguyu aracyagukeneye uzakomeza umuhoze. murakoze cyane. kandi nawe Valeri mwana wanjye uzahoze nawe ishimwe. urumva ujye wibuka ko nawe yababaye rwose. bana banjye nkunda rero nimwemere ko umwanzi aza kubabuza umunezero wanyu. mukomeze mukundane by'umugisha ndawubahaye wose. mama nzari kumbabaza iyo mva ku isi ntarangije iki kibazo. nimurenge ibyahise mubeho neza igihe Imana ibibahaye. murumva turakumva nibwo muzabasha gutsinda ikibi nticyokame mu mitima yanyu cyo gatsinda. murakoze mama Valeri. Valeri urukundo nagukunze ntaho rwagiye nta naho ruteze kujya kandi ubu nubiye simfite isoni zo kukureba mu maso. igihe nari mu bibazo bikomeye barampojeje ishi nagushimira ko wambaye hafi igihe nari ngukeneye. n'ubu kandi ndacyagukeneye mu buzima bwanjye. urakoze Valeri. mama ndakumva mwana wa turagushimira kuko njye nawe ishimwe udufashije guhitamo neza. ishimwe sheri ndakumva mukunzi. ni ukuri urukundo rwacu ntacyaruhungabanya. Valeri
nanjye ndaguhamiriza ko nta cyaruhungabanya mukundwa. muri uyu mukino nta cyaruhungabanya wanditswe n'umubyeyi Destur Sylvia mwumvisemo, Valeri mwakiniwe na Karangwa Liliane, Ishimwe mwakiniwe na Twagirayezu Evariste.